Haleluya. Ndabasuhuza mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu. Njyewe nitwa Rwabishe Joseph, umwigisha w'ijambo ry'Imana. Iyo mbonye umwanya wo kwigisha ijambo ry'Imana, numva mbikunze, nkabinezererwa, suko nzi byinshi cyane. Ariko naravuze ngo ibyo namenye, ibyo nzi, nzabisangiza abandi. Uyu munsi hari amagambo Imana yampaye, si uko ari masha, ariko numva nshaka gukomeza kuyabwira abantu. Iyo mbonye umwanya wo kubwira abantu iby'ijambo ry'Imana, iyo mbonye umwanya wo kwigisha abantu iby'ijambo ry'Imana, bwa mbere aya niyo magambo nkunze kubabwira. Ni ikibazo kivuga ngo ni iki kikugaragazaho umwuka wera? Ni iki kikugaragazaho umwuka wera? Ni ikibazo. Tugiye gusoma amagambo y'Imana, niyo agiye kuduha igisubizo kuri icyo kibazo cyacu. Reka twifashishe amagambo dusanga mu Bakorinto ba mbere, igice cya 12, umurongo wa 7 ukageza ku wa 10. Abazi icyo gice bahise bamenya igisubizo cy'ikibazo cyacu. Nanone turaza gusoma muri Timoteyo wa 2, igice cya 1, umurongo wa 5 n'uwa 6. Aya magambo yose ni amagambo tuzi, nako iyo twigishanya ijambo ry'Imana ni ukwibukiranya. Nda specialiste urimo. Aya magambo ntabwo ari masha, ntabwo ari none mugiye kuyumva musanzwe muyumva. Abakorinto igice cya 1, Abakorinto ba mbere igice cya 12, umurongo wa 7 kugeza ku wa 10, haravuga ngo umuntu wese agahabwa ikimwerekanaho umwuka, kugira ngo bose bafashwe. Umwe aheshwa n'uwo mwuka ijambo ry'ubwenge, undi agaheshwa n'uwo mwuka ijambo ryo kumenya, undi agaheshwa n'uwo mwuka kwizera, undi agaheshwa n'uwo mwuka impano yo gukiza indwara, undi agahabwa gukora ibitangaza, undi agahabwa guhanura, undi agahabwa kurobanura imyuka, undi agahabwa kuvuga indimi nyinshi, undi agahabwa gusobanura indimi. Timoteyo wa 2, igice cya 1, umurongo wa 5 n'uwa 6, haravuga ngo kuko nibutse kwizera kutaryarya kurimo kwabanje kuba muri nyogokuru Aloyizi no muri nyoko Yunike, kandi nzi neza yuko kukurimo nawe. Nicyo gituma kwibutsa gusesa impano y'Imana ikurimo ngo yake, iyo waheshejwe no kurambikwaho ibiganza byanjye. Amen. Haleluya. Igisubizo twacyumvishije. Igisubizo kuri kiriya kibazo cyacu cyavuze ngo ni iki kikugaragazaho umwuka wera? Nta kindi ni impano z'umwuka wera. Ariko noneho ijambo ry'Imana ryo rigera kure, rikadanduha n'uburyo natwe
twabona izo mpano z'umwuka wera kuzisesa, kuko iyo wamaze kwakira Yesu Kristo nk'umukiza wawe, bakakurambikaho ibiganza, tayari izo mpano z'umwuka zikuzamo. Ikiba gisigaye ni ugusesa izo mpano, kandi kuzisesa nta n'ikindi, ni ukwinjira mu bikorwa, ugatangira ugakora. Impano yawe ntabwo izatinda kugaragara. Amen. Kugira ngo tujyane kandi ducunguze uburyo umwete, reka tubikore nk'abarimu. Turaganira ingingo zigera kuri enye. Iya mbere ni ukwerekana akamaro k'izo mpano z'umwuka wera. Icya kabiri ni ukurebera hamwe ingero nkeya, tubivuga twihuta, z'abakristo bo hambere, bo mu itorero rya mbere, bakiriye izo mpano z'umwuka wera. Ni urugero, ni ingero ngiye kubaha. Hanyuma icya gatatu ni icyo tugomba kumenya ku mpano z'umwuka wera. Ibyo tugomba kumenya ku mpano z'umwuka wera, kubera gucunguza uburyo umwete, ntabwo tugiye kujya in deep, cyangwa se ntabwo tugiye kuvuga impano ku yindi, wenda twazabivuga ikindi gihe, ariko gusa turahita tuvuga ni gute nawe wahabwa izo mpano, nuko wazikomeza, nuko wazizigama. Impamvu mvuze iryo jambo, nuko umwanzi Satani ari mubi, atwiba impano zacu twahawe. Ni kuki impano z'umwuka wera ari ngombwa? Hari impamvu enye. Impamvu ya mbere ni uko iyo Imana iguhaye impano zayo, ibiguhaye ku bumana bwayo, ibiguhaye kuri natire yayo. Uba ubonye ya shusho yayindi twabuze, yayindi yatakaye, ishusho nziza twaremanywe, ishusho y'Imana. Icya kabiri ni uko itorero rya Kristo ryubakiye kuri izo mpano. Ni amagambo nanone dusanga muri bariya Bakorinto ba mbere, igice cya 12 umurongo wa 26 na 28, aho ijambo ry'Imana rivuga ngo, mu itorero bamwe Imana yabagize kuba intumwa, abandi abahanuzi, abandi abigisha, abandi gukora ibitangaza, abandi gukiza indwara, abandi gufasha abandi. Izo ni impano z'umwuka wera. Ni impano z'umwuka wera. Iyo urebye structure, iyo urebye imirimo uko igabanyije mu itorero, nuko niko bimeze. Impano nizo imirimo yo mu itorero yubakiraho. Icya gatatu, impano z'umwuka wera nibyo bikoresho dukoresha muri uyu murimo, nibyo bikoresho tujyana mu muganda wo kwa data. Ibyo bikoresho, umwe ajyana igitiyo, undi akajyana ipiki, undi akajyana umupanga, undi akajyana isuka, undi akajyana ibindi, kugira ngo dukore umurimo wo kwa data. Buri wese akoresha igikoresho Imana yamuhaye. Icya kane, izo mpano nanone nizo ntwaro turwanisha intambara yo kwizera. Amagambo dusanga mu Baefeso igice cya 6, wenda uhere ku murongo wa 12. Hamwe na ziriya ntwaro, zimwe muri ziriya ntwaro, dayeri nyinshi, ni impano z'umwuka wera. Nizo niko kamaro, niyo mpamvu dufashe uyu mwanya kugira ngo tubwire uwakiriye Yesu Kristo nk'umukiza wese ko
kugira impano ari ngombwa. Impano z'umwuka wera ni ngombwa. Njyewe nkunze kuvuga ngo niho ruzingiye, aho niho ruzingiye. Tudatinze mu magambo, twavuze ko mu itorero rya mbere amagambo dusanga muri mu byakozwe n'intumwa ahantu hatandukanye. Mu itorero rya mbere turasanga intumwa zakiriye umwuka wera, zakiriye impano z'umwuka wera. Ntabwo zashoboraga kwinjira mu murimo shebuja yari yabasigiye zitarabona ibikoresho byo gukoresha. Ni amagambo dusanga mu byakozwe n'intumwa igice cya 2 umurongo wa 3 n'uwa 4 haravuga ngo haboneka indimi zigabanyije zisa n'umuriro, ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo, bose buzuzwa umwuka wera batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga. Ubundi mu isezerano rishya kuvuga ku ndimi ni kukunze kuza mbere y'ibindi byose, kwariko kugaragaza umuntu ho impano z'umwuka wera. Ariko ndagira ngo babwire ko atari byo, kuko iyo ukomeje hepfo muri iki gice cya 2 umurongo wa 2 n'umurongo wa 42 n'umurongo wa 43 haravuga ngo batangiye kwigisha kuko ndimo mbikora, bakora ibitangaza n'ibimenyetso. Urumva ntabwo ari ukuvuga ku ndimi gusa. Nanone iyo dusoma ijambo ry'Imana hari umuryango wa Koroneliyo, nabo bakiriye impano z'umwuka wera. Ku buryo bw'igitangaza Imana yahuje Petero na Koroneliyo. Ubwo kwa Koroneliyo umusirikare ukomeye wubahaga Imana yari afite amasengesho iwe, yarararitse abantu, inshuti ze n'umuryango barimo basenga. Byabaye ngombwa ko Imana imukonekitinga n'uwitwa Petero. Petero araza, uvuga ijambo ry'Imana riravuga ngo Petero akivuga ibyo umwuka wera amanukira abumvise ayo magambo bose. Ni mu byakozwe n'intumwa umurongo wenda wasoma umurongo wa igice cya 10 umurongo wa 10:44 ukageza kuri 46. Kuko bose bumvise bavuga izindi ndimi. Petero gusa akibabwira amagambo atarabarambikaho ibiganza, batangiye kuvuga ku ndimi, baba bakiriye umubatizo wa Yesu Kristo. Undi mugabo nawe dusanga mu ijambo ry'Imana witwa Apolo, bavuga ko yari intyoza, akaba n'umunyabwenge, akaba n'umuhanga mu byanditswe, ariko ngo yataramenya umubatizo wa Yesu Kristo. Ariko umunsi umwe asuye Akwila na Prisikila, bo bari barakiriye umubatizo wa Yesu Kristo, baramwigisha, baramukocinga, nawe abatizwa umubatizo wa Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana hano ntabwo tubona neza ko yakiriye izo mpano z'umwuka wera, ariko ikibitugaragariza nuko bamuhaye rekomandasiyo. Baravuga ati uwo nguwo mumwakire, nawe yamenye iby'umubatizo wa Yesu Kristo. Urundi rugero twatanga ni abantu 12 bavuga ko barabigishwa ba Yohana umubatiza, nabo bakiriye
umwuka wera. Ubwo bahoraga na Pawulo. Pawulo arabaza ati ese mwari mwakira umubatizo wa Yesu Kristo? Baramutsemera baramubwira ati no, ngaho tubyumve, ntabwo tubizi kabisa. Iyo dusoma mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 19 umurongo wa 5 ukageza ku wa 7 haravuga ngo babyumvise batyo babatizwa mu izina ry'Umwami Yesu. Pawulo amaze kubarambikaho ibiganza, umwuka wera ubazaho, bavuga izindi ndimi, barahanura. Abo bantu bose bari nka 12. Niko twari tubivuze hariya haruguru. Mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa uhasanga kesi nyinshi, uhasanga abantu benshi bagaragaweho n'umwuka wera. No muri ibi bihe byacu ntabwo tugiye kurondora, ntabwo tugiye kujya mu mateka menshi, ariko umwuka arahari, aracaboneka. Abamukeneye baramubona, abamukeneye abakura ahantu akabageza ahandi. Mwuka wera aracyahari. Nuba aragendagenda, niba umukeneye yakuzaho akakugaragaraho. Kubwo gucuguza uburyo umwete, niki tugomba kumenya, ibintu byangombwa by'ingenzi tugomba kumenya ku bijyanye n'impano z'umwuka wera. Hariho ibintu 8, ntabwo mbisobanura. Uwizera wese agira impano ye cyangwa impano ze. Intego y'impano z'umwuka wera ni ugufasha itorero. Icyo ni icya 2. Icya 3, tugomba gukoresha impano zacu neza. Icya 4, iyo dukoresheje impano zacu neza bituma twebwe ubwacu dukura ndetse n'itorero ryacu rikabyungukiramo. Icya 5, ntawagira izo mpano zose kuko ni nyinshi cyane, ariko hari umuntu numvishije abwiriza kandi narabyemeye ngo iyo ukoresheje impano Imana yaguhaye neza, ya yindi imwe, za zindi 2, ngo Imana ishobora no kukugirira icyizere ikaguha n'izindi zose kuko ibona ko wazikoresha neza. Icya 6, umwuka wera niwe uduhitiramo impano aduha. Nariya magambo dusanga mu Bakorinto ba mbere igice cya 12 umurongo wa 11 niko havuga. Icya 7, impano zose imbere y'Imana zirangana, nta mpano iruta iyindi. Icya 8, impano z'umwuka wera zikorwa mu rukundo. Uhanura ahanure mu rukundo, wigisha yigishe mu rukundo, utanga atange atikanyiza. Nuko niko ijambo ry'Imana rivuga. Twavuze ko tutagiye gutinda ku mpano z'umwuka wera ngo tuvuge impano ku yindi, gusa zo ni nyinshi. Icyo ngiye gukora gusa, ndashaka kukurangira aho wakura amagambo akwigisha cyane ibijyanye n'impano z'umwuka wera. Uzagenda usome mu ijambo ry'Imana. Uzasoma mu Baroma igice cya 1 n'umurongo wa 9. Uzasoma mu Baroma n'ubundi igice cya 12 umurongo wa 6. Uzasoma mu Bakorinto ba mbere igice cya 12 uhereye ku murongo wa 7 ukageza ku murongo wa 10 nk'uko twabivuze. Wasoma nanone Abakorinto ba mbere igice cya 13 aho Pawulo akora komparezo y'urukundo n'impano z'umwuka wera. Hanyuma ukajya mu Bakorinto igice cya 14, Abakorinto ba mbere uhere ku murongo wa 1 utsukeho gatoya, aho Pawulo
yandikaga arimo akora komparezo, agereranya impano y'ubuhanuzi n'impano yo kuvuga indimi nyinshi. Uhagiye usomye ayo magambo n'andi dusanga mu Efeso igice cya 4 n'umurongo wa 11, urahasanga byinshi, barakwigisha byinshi, aho uri busange ministries 5 zo mu itorero, imirimo 5 ikomeye iyo mu itorero. Ingingo ya nyuma rero ni gute nawe wahabwa izo mpano, nuko wazikomeza, nuko wazigumana. Kubwo gucunguza umwete harimo ibintu bigera kuri 5. Ubyumve, ntabwo ngiye kubisobanura cyane, ubyumve no kugira ngo nawe ubime. Icya mbere no gusesa impano z'umwuka wera, twabivuze ni muri Timoteyo wa 2 kiriya gice cya mbere umurongo wa 5 n'uwa 6, kandi twahasomye gususa impano. Twavuga byinshi, ariko kimwe cyo ni ukubijyamo. Iyo wamaze kwakira Yesu Kristo nk'umukiza wawe, uri member, uba uri umwana w'itorero, uri kwa data, ntugomba kwiheza mu mirimo. Ugomba kujya mu mirimo batayiguha ukivanga, ugatangira ugakora, ugatangira ugahoha, hazageraho ugera ku murimo wawe wumva ukunze, wumva ukora neza, uzabyumva ubwawe, n'abandi bazabibona ndetse bazabikubwira. Ntibabikubwira, uzakomereza aho ngaho. Icya kabiri, kudasuzugura impano ikurimo. Timoteyo wa mbere 4 no ku murongo wa 14. Ntukirengagize impano ikurimo. Do not neglect your gift. Icya gatatu, gusoma ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni itabaza ry'ibirenge byacu. Ijambo ry'Imana, iyo dusoma muri Zaburi 119 no ku murongo wa 11, haravuga ngo nabika ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntazagucumuraho. Nanone niba dukoresha impano z'umwuka wera, tugomba kuzikora dukiranutse, dufite umutima ukiranutse. Iyo ngeze ahangaha, nibuka article nasomye yavugaga ngo impano z'umwuka wera, bavugaga ku buhanuzi, ariko impano y'ubuhanuzi ngo ni nk'amazi atemba buruzi. Amazi yatemba afite inzira. Hanyuma ngo ijambo ry'Imana ni inkombe ritangira amazi. Ijambo ry'Imana ni inkombe zitangira ubuhanuzi ngo butadeborda, ngo amazi adasandara akagira ibyo yangiriza. Ijambo ry'Imana ni rizima, tuzaryisunge, rizatuyobora kubona izo mpano, kuzicunga no kuzigumana burundu, kuko ntabwo Imana iduha impano zo gukinisha, nizo kugumana, nizo gukoresha, nizo kugumana burundu. Icya 4, kugira ubwenge no kwicisha bugufi. Tugomba kugira ubwenge kandi tukicisha bugufi. Hano hari amagambo ngewe nita inzira ngufi cyangwa se shortcut yadufasha. Nimba waragerageje ibindi byose bikakunanira mu buzima bwa Gikristo, hari ibintu 3 mbese byagufasha muri ubu buzima, ndetse no muri area yo kubona impano zawe no kuzigumana. Icya mbere no kwicisha bugufi, icya mbere no kugira ubwenge,
icya mbere ni ukubabarira. Ibyo bintu nubishobora uzagera kuri byinshi, uzakora mu mwuka. Icya gatanu, urukundo. Buriya Pawulo ni umuhanga, niyo mpamvu igice cya 13 kiza juste après igice cya 12 cyo mu Bakorinto ba mbere kivuga ku mpano z'umwuka wera. Nyine azanyemo nosiyo y'urukundo. Urukundo rurepresentinga imbuto z'umwuka wera. Kugira ngo impano zawe zikore neza cyangwa ngo uzigumane, ugomba kugira urukundo. Ntiwasengera umuntu utamukunze, ntiwahanurira umuntu utamukunze kuko wamuhanurira nabi, ntiwavuga ijambo ry'Imana udafite urukundo kuko wavuga amagambo abakomeretsa. Ariko iyo dufite urukundo aba ari byiza cyane, haleluya, aba ari byiza cyane. Dukoreshe impano zacu neza, zitwubake, zubake itorero, dukure mu mwuka, dutere imbere mu by'umwuka. Mwakire neza ijambo ry'Imana uyu munsi, amen.